rero nagize amahirwe mu mwaka washize ntabwo bigeze banyuma, ariko noneho muri uyu mwaka we nta cyizere mfite kubera yuko cyane ko n'ingegera zabaye nyinshi zitwaza ngo akazi karabuze zitazi no kwihangira imirimo. Ariko se kanziyungura igitekerezo, ariko ubu nzanye umuzamu ntiyazamfasha kurinda imitungo yanjye n'umutekano wanjye. Ubu niyo mpamvu rero ngiye gushaka umuzamu aze hano mu rugo, agera hano saa 12 kugira ngo batazanyangiriza cyangwa se ibintu byanjye bakabyiba. Iyi minsi mikuru mw'abantu namwe mwicungira bari kundeba mwese mutagira ngo yego mana we yego sema ibintu byarakaze. Bikomada mana ariko Sasheri ko mbona wivugisha byagenze bite none nivugisha ukona muri no minsi mikuru nta muntu dukeneye hangaho gushyira muri urugo rwacu kugira ngo adufashe kurinda umutekano. Sheri ntabwo ari ngombwa kuri go bivugisha, ahubwo tugomba kubishakira umuti tukabishakira igisubizo. Niba ari ugushaka umukozi umuzamu tukamushaka, ariko si ngombwa ngo uzajya ahantu hose wicaye wivugisha ngo si ubwo wowe wumva bikwiye. Ariko njye mba ngomba kubanza nkabitekerezaho nk'umugabo uri mu rugo iwanjye, ndetse nakugezaho ibitekerezo byananiye tukajya n'inama kwanza, none hanyuma ho wowe umwanzuro ufashe ni uwuhe? Nanjye umwanzuro nawo wundi ni uwo gushaka umuzamu. Hanyuma muri ba bene wanyu baba mu cyaro ntabwo wagerageza ngo ushake mwene wanyu, ariko mbanze nkwiyame wa mugore we utagendera ngo nuko ari mwene wanyu ugapfa kuzana umuntu wese wiboneye umwitabi w'igisambo urumva ufite ingeso mbi. Shaka umuntu w'iwanyu uzi neza wizeye ko nawe ari muzima. Turukumvikana? Oya rwose mugabo mwiza aginyizera. Uraramukuzanye igisambo muri uru rugo, ejo kigakuramo ipine kikarishinguza mu modoka, umva uzayishyura cyangwa kikanya ibirobo by'umuceri. Maranye ntabwo uranyizera koko. Naramukanye anyibye n'irobo ry'umuceri. Oya we ntugire ikibazo. Uzaba ufite ibibazo. Niba wenda ujyana amakenga twamurinda kuri store. Ntabwo warinda waje kukurinda ntacyo. Jya mu nzu tubikurikirane. Genda zana telefone yawe ubahamagara, cyangwa unanamuhamagara uzumbwire raporo. Abagore buriya rero ubwo wajya kubona ukabona azanye umuntu wo muri za famiye iwabo utazi gukora n'ikintu na kimwe, cyangwa akazana umuntu inzoga zishe, akora kantegereze hari wenda bizajya biza gake gake. Sheri ntabwo wabashije kuboneka, turashaka undi. Nze mpamagare kigabo nanjye guhamagara ko nacyo ntakizera, ariko ndabyibutsa hari undi mutipe nawe aho siko nabonye nawe afite ubugufi, ako ko nawe afite amaso wagira ngo anywa n'inzoga n'ibiki byose n'ibintu by'ibitaro, ariko ntacyo reka mfe kumuhamagara. Umuhamagara icyangombwa nuko akora akazi neza. Haro uravugana na Magufuri Nyawe. Aho ndi w'Ikigali. Noroveje neza hahandi. Urabona ahandi wakoraga ikiyede kuri cya gipangu cyari kiri inyuma kuri nomero 7. Makeneye umukozi ugomba kuza w'umuzamu akajya ararizamu mu rugo gusa, nta kindi kintu azajya akora. Wamumbonera? Ubwo ako kazi wakikorera wagakora neza. Zera kuko niba unywa n'ibiyoga ugomba kubanza ukanabigabanya kugira ngo tugendane mu kazi kanjye. Waziretse kuva ryari? Nta kibazo. Reba ukuntu wangeraho tuvugane mu rugo dupanga akazi uhita unatangira. Sawa nta kibazo, guruka ngo nta tike ufite. Kanze ndebe nomero yawe nyoherezaho amafaranga 1000 nangahe? Moto ni 3.
ubwo ntutangiye kunyibakira kare utaradukora n'akazi k'izamu ko narinze ko hari 2500 senyisi uzikiriye hiki ntabwo arizo twapfa ariko nta kibazo ngwino ntaribi reka nze nyakoherereze uhituze witegure sawa sheri arabonetse arabonetse wenda nzajya ndaransinziriye abagore rwose ubundi se wajya gurara udasinziriye ntabwo nasinziraga kubera ukuntu wivugishaga asinzira ukabomboranya imisuzi ukajya ubona imvura iri kugwa ntacyo bitwaye nta kibazo ibyo tubyihorere kurikirana ibintu by'imirire unzanire igifu kiri kudoda amaribaya y'abadamu kugira vuba saa nta kibazo ese mwana ko ndi kubona amazu y'inaba yubatse bayakomeje umuntu areba bigenze bite kandi urabizi uriya munsi mukuru umuntu akeneye ayo kurya yego nyine umuntu akeneye ayo kurya mwana akanasohokana n'umwana wowe urabona bimeze gute urabona umuntu yaba ahati none se umuntu yakibapfumuriye hehera umuntu yakibapfumire wumva nawe ra ubwo waba uri igisambu ukabura ukuntu wiba ni ahantu z'urupangu rwa feke se nk'umuntu yasimbuka tayari agahita abisoza ceceka sha yimbwa ibyagiye iraburara ngwino tugende hari haruguru hari ahantu nzi igipangu kandi mbona ari icya feke kiba kiriho n'umuzamu wa feke aho urasinzira wagira ngo abayanyweye za aba yacomye amasusa apu aho ngaho numva byahita bikunda niba arayibyo ahubwo tugende turabivuga twagiye so umuzigo tayari mbese wakintu turajya harya se ni imbere hariya wapi ni inyuma se wapi ni hepfo iriya se wapi turaka turi mu muhanda hari wapi ntose ko numva wapi habaye wapi uranjyana imbere uzi ibipangu dusize inyuma hariya kandi birimo na boro wakintu bora nyabaki ariko gusa urumva twagerayo ryari aho nkujyanye n'ijye uhazi sha ni wowe uri kunyobora cyangwa ari njye ndi kukuyobora tugenda ahubwo niko sha nose ibyo wambaye kandi ibyo ni biki ni wowe nde kanze ndebe ku ifoto niba ari wowe koko uri ikiragise oya njye ntabwo ndi ikiragi ese ni wowe ra ni njyewe rwose ni njyewe reka ndebe ku ifoto hano ko wari umeze neza se byaje kugenda bite ukaba umeze nk'igisazi banjye ndashaka akazi rwose njye nta kazi kanzanye muri uyu murwa kabisa ariko mbana navuye n'ahantu kure ndabona ari wowe hanyuma twumvikane urabizi ibintu byo mu mujyi urumva nta bintu byo gutinda biba bihari cyangwa gutinzamo urashaka amafaranga ngahe akazi dore akazi kawe nakakubikiye mba nagahaha abantu benshi ariko korana kwihamagarira urashaka amafaranga ngahe ndashaka sengisi urashaka sengisi senyisa vraiment senyisa yonyine ukajya umpembera ku gihe ngewe senyisa ngenda yemera senyisa urayemera senyisa yego dore uzajya ugera hano saa 12 z'umugoroba uve hano mu gitondo saa 12 za mu gitondo kandi muri ayo majoro nta nubwo wemerewe gusinzira ngo ugire nka guke banjye ntabwo ndi ngiye usaba ntabwo nyatsinzira ngiye n'ubundi ngiye ariko ngiye n'ubundi ngenda komeye n'ubundi okay niba utanywa rero inzoga sasa nta kibazo senyisa niyo ushaka senyisa ngenda yashaka waretse nka 30 sibyo senyisa ukayihorera urashaka senyisa ngiye niyo nshaka okay uramenye utazitwa bajyagahe muri uyu mujyi cyangwa se ngo unyaka amafaranga make ejo utangire unzengereze ugera hano wasinze ibintu nk'ibyo njye ntabwo mba mbishaka mu kazi njye ntabwo nabikora njye ndi umwana mwiza mfite imyitwarire myiza hanyuma imyenda uzajya urarana imbeho ni iyihe njye imyenda mba naje nyizanye naje nayambaye ku bikoresho nabyo mba nipanze ariko buriya do
nabyo mba mbifite buriya. Wazanye n'ikoro ryo mu birunga Oya n'akazi. Aka naka bamfasha kawa nijoro ngewe. Aho rero reka nze mpamagare madamu aze urumva we mukwereke ngewe uraza kuza hano nimugoroba uraza kugaruka ngewe ndaba ntari hano nagiye ahantu ndajya nimugoroba mu gitaramo ndaba nagiye gutarama madamu reka nzaze mukwereke araza kuguha urufunguzo rwo hariya kuri gate sibyo kutangira umanaginga ibintu siko bimeze imitungo iri hano n'ibiki ayo senyisa ubimenye nyine ubikontorole senyisa ngenda nta kibazo wowe senyisa niyo uzajya ukorera yego nibwo nta n'ibihumbi 30 ushaka ikindi kandi niba wemeye kuzajya urakorera amafaranga senyisa urumva bajye baguha ibiryo buri biryo byose turiyeho hano mu rugo nawe aba ari byo biryo bajye bagira gute yego bakwiteho yego urumva yego ndashaka ayo matama murakoze rwose murakarama yego murakoze murakarama kanze mvugisha madamu yego wamubonye rero wamukoze dore ngo yaje nuriye se azagashobora nawe ndebera niba azagashobora ndebera nawe ibintu ariko nk'ibintu aba yambaye fata ibyageze kureba musore wacu twizere ko uri intwari mu kazi yego utazazana ibintu by'ibintu tutamenyereye hano mu rugo cyangwa mucimute umugore wanjye oya njye ntabwo nkura n'abagore pe dore ikibi cyanyu rero cy'abazamu muza mu kazi mushonje mwamara kurengwa mumaze kurya imiceri n'amafiriti tuba twahashye mugashaka kugira gute kuhagira ku bagore bacu mubashaka n'inkubo nanjye nzagukuramo amajigo amata noneho mukanya ndaza kujya mu gitaramo cya Ndayisaba ubwo araza kuza bwije nimugoroba saa 12 zo twumvikanye uramwakira nimuteka mu mugaburire kugira ngo atazagera hano inzara yanamwishe nibinaboneka byinshi mu muhe kugira ngo ajya kontorora mu nda hari kujegera sibyo aya nta kibazo rwose okay tubwira amazina yawe witwa nde je nitwa Jero mu kinyarwanda bisobanuye iki Jero bisobanura umuntu ukwana bushake okay Jero rero duraho amasaha ageze bigeze ku isaa 9:05 urumva genda witegura nanjye ngiye kujya muri icyo gitaramo ubwo ndaza ngusanga hano uraza gukingura yego murakoze boss naho ubundi senyisa yawe uzajya urayabona ariko si bibishwarita sha nawe sinzi ko uzadukorera akazi n'ubundi aturuka kure nuwa kure mwana ni harehare nawe ndi kureba yo mwana bizi ko nasinziriye ndaje mbica umugongo reka nze mwereke Hey, Jesus Christ of Nazareth. ntabwo bufite Oh, sorry. Don't cry.